bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nkuko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyiramana, iyi ni The Happy Blessed Family Rwanda. Mfite n'indi y'icyongereza yitwa The Happy Blessed Family. Iyo yindi mvugaho icyongereza gusa, ibyinshi mvuga hano na hariya ndabihakora, ariko si byose kuko hano mvuga ibyo gushaka akazi, ibyo gushaka amashuri, ibintu nk'ibyo. So urumva hariya ibyo nkora hariya nabyo nibyo nkora hano. Video y'uyu munsi rero tugiye gufatanya kuko muri iyi minsi hano muri Karigari dufite ikibazo cy'amazi. Hari itiyo yatobotse, so barimo barayifixa nko mu cyumweru kimwe turaba irangiye tubashe kongera gukoresha amazi nkuko bisanzwe. So muri iki gihe turi gukoresha amazi gake gashoboka, niyo mpamvu muri bubone ibyombo byinshi hano. Ubu ngiye gukora icyo bise koza ibyombo. Dufata nk'umunsi umwe tukawirenza tutogeje ibyombo kugira ngo tudakoresha amazi menshi, ariko nibamara gufixa cyangwa gutunganya iyo tiyo tuzongera dukoresha amazi nkuko bisanzwe. So ubwo nimubona ibyombo byinshi hano ntimugire ngo n'umwanda, nicyo kibazo twagize, ariko nko mu byumweru bibiri cyangwa icyumweru n'igice batubwiye ko bazaba babirangije tugasubira kuri normal. Ubwo rero ngiye kubereka ibyo tugiye gukora hano ni isuku, kuko numva ntazi ukuntu meze kubera ibyombo mba mbona hano byuzuye, ariko nta yindi shuwa ngomba gukurikiza amategeko baduhaye. Ubwo rero reka dutangire imirimo, reka ndabereke. Murabona lavabo deje iruzuye. Ibi ni spaghetti naguze, naberekaga muri video ziheze. Naguzemo amakaroni ane kuko yari kuri 97, amasu 97. Nahise nguramo n'amaspaghetti 3. Ubu nayo ndahita nyashakira icyumba cyayo, ariko icyo nashaka kubereka, murabona ibi byose ni ibyombo ngiye koza hano hose. Ubwo rero tugiye gufatanya tubyoze mbihanagure. Niyo mpamvu mubona ngura eswitu nyinshi kuko ndazikoresha cyane. Nkuko iyo maze koza ibyombo sinkunda kuberekera hano kuri comptoir, babona hari ikintu kitameze neza. So niyo mpamvu iyo maze kubyoza ndabihanagura nkabishyira mu kabati, ngahanagura comptoir, niho mbona igikoni cyanjye gisa neza. Ubwo rero tugiye gukomeza dukorana isuku, kandi mumbwira izindi video mushaka ko nabakorera, kuko yenda izo nkora sizo mukunda, ubwo mwambwira izo mushaka. Sawa rero, ubwo reka dutangire imirimo. Ubu ngiye kubanza nkurire hano. Murabona ko ntuza igitambaro cya hano kuri comptoir naragihinduye. Ndibaza narabohereje video ariko nayikoze mu cyongereza. Njya mfarata nk'amezi 2 cyangwa 3 ngahindura. Iki nuko nyine turi muri ete, birerekana ko ari nko muri ete nyine, urabyumva. So ugiye guhita dukora icyo koza. Aha ngiye gushyiramo iyi sabune, niya sabune ibyombo nigeze kubereka, iri mu icupa rinini, ariko ndaza nkayigabanyirizamo hano. So none mpite mbanza nshyiramo ibikombe. Aya mazi arashyushye ubu, niyo mpamvu twajemo ibikombe cyangwa se amatasi. Uyu ni umwuko nsongesha ubugari, natetse ubugari mu minsi yose, niho nayitumbitse rero kugira ngo
ikibazo cy'iyi tapi ya hano kuri kontwari iyo amazi amenetseho ntabwo upfa kubimenya, ariko imwe nari mfite mbere nahitaga mbibona kubera iyi tapi ni umweru. So ikimenetseho cyose mpita ngihanagura byihuse kugira ngo bitabyanduza. Ndahita nkoresha eponje. Muribuke eponje hashize nk'amezi 5 igipaki cy'ama eponje naguze muri Costco, na n'ubu ndacyagifite. Nzongera kugura ikindi nko muri September. Urahagije. Amatasi yanjye rimwe na rimwe njya mfata umwanya nkayogesha vimu, kuko iyo yanywesheje icyayi cyane imbere ahinduka umukara. So iyo mfite umwanya nyogesha vimu. Utu dusorori natuguze muri Dollarama, uriramo sereyale, isupu, cyangwa se iyo nshaka kudekonjera ya mafuru imba naguze muri Costco ari konjere, naha nkoresha. Oops. Ngitegereje igikombe ko gitungana, reka nzanamo amasahani n'ibindi byose. Aya mazi arashyushye. Normali iyo turi mu gihe cya normali tudafite iki kibazo cy'amazi, noza isahani nanayunyuguza biranyorohera kuruta bigira gutya, ko zimwe bigira gutya. Aya masahani nayo nayaguze muri Dollarama. Muri Dollarama. Okay, reka ndabyoze rero, ubwo ndabereka ndi hafi kurangiza cyangwa se maze kubyonyuguza mbere kuko mbihanagura nuko mbibika. Ibi ni byo koza amasafuriya cyangwa se kwiziniyeri mu ifuru, nabiguze muri Dollarama, ariko no muri Dollarama wabibonamo. Icyo muri Dollarama igikarito ni jaune, so abantu mufite Dollarama mwabibonamo. Dore uko biba bisa, kaba kangana gutya, kaba karimo isabune. So iyo ntakoresheje iyi nkoresha ishaka n'iyi vimu, ariko uyu munsi ngiye gukoresha utu ngutu. Naguze udupaki 2 kugira ngo bizandangize ukwezi.
dore iyo kageze mu mazi ko kaba gasa isabune iba ari bleu. Ubwo iyo nabyejeje amatasi na vimo n'aka nshobora kugakoresha ko ntabwo gakorobora amatasi. Ubu noneho ngiye gutangira kunyuguza ibyombo byanjye. Iyo ntabwo nikoresha biriya by'amavirimu kuko bihita bikuraho, sinkoresha kamwe gakorobora, nkoresha iyi kuko iyo nkoresheje imwe naberetse yindi iyo nakoresheje virimu ikuraho irangi ry'iyi safuriya. So niyo mpamvu iyo nakoresheje virimu nkoresha iyi eponje kuri iyi safuriya yonyine, izindi zose nta kibazo. Iki plastique nacyo murabona ukuntu kingana, ni kinini, nakiguze muri Dollarama, ndumva ariho nakiguze. Iki nkunda kukibikamo za watermelon cyangwa se iyo natetse ibishyimbo mbishyiramo hano nkabijyana muri frizeri. Kiramfasha cyane, mfite bibiri, ndashaka kuzajya gushaka icya gatatu. Dore umupfundikizo wacyo usa gutya. Sawa, mukore subscribe mbereke igice cya kabiri. Bye guys.